Bavandimwe rero, ndagira ngo ngana nko ku musozo w'ibi turimo mvuga ikintu gikomeye. Twabibonye ko uku gukunda Kristo tuvuga ari nako kuzahesha abantu ubugingo buhoraho, murabyumva? Ntabwo ari kuvuga ngo ugenda ukore cyane, ngo umukunde cyane, ngo hanyuma niwabyihata. Kubera ko bivuga ko umuntu wa kamere atabasha kumvira Imana. Kristo ati kunkunda ni ukumvira amategeko yanjye, okay? Bibiliya iti umuntu wa kamere ntiyabasha kumvira amategeko y'Imana ndetse ntashaka no kuyumvira. None rero birasaba ko umuntu asohoka mu cyitwa kamere akaba icyaremwe gishya. Ibyo rero bikorwa na Mwuka Wera. Ariko hari icyo umuntu asabwa uyu munsi tuvugana. Umuntu wese urimo wumvira ijwi ryanjye ndetse n'undi uzaryumva, ukeneye kwibaza ibibazo bikurikira. Ese koko buriya biratandukanye gukunda umuntu urukundo ruke no kuba umwanga. Bibiliya mu Baroma igice cya 5 ivuga ko Kristo yadupfikiriye tukiri abanzi b'Imana. Kandi nyine ntibishoboka ko wakunda Kristo wanga Imana. Nimubizi se? Kuko Kristo ni Imana. Bibiliya mvuga ivuga umurongo wa 8 ngo Abaroma igice cya 5 tukamere kuri 6, tukiri abanyantege nke mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Murabyumva? Nkanswe nubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe, ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo. Mwumva umurongo wa 10. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo. Bavandimwe, iki kintu mugitega amatwi. Nuvuga ngo Kristo apfa, abantu uhereye kuri aba bandikiwe bari i Roma, amatorero y'i Roma, hari benshi bajya bibeshya ko ari inzu y'inyubako yari ihariwe, zari insengero z'abantu mu ngo ahenshi. Bibiliya iti Kristo yadupfiriye tukiri abanzi b'Imana, twanga Imana urunuka na Kristo wayo. Rero igihe kigomba kugera, murabyumva bavandimwe, iki nicyo gikorwa cya mbere. Uyu munsi niba utaragikora, uri umwanzi w'Imana, wanga Kristo, bityo umujinya w'Imana ukuri ku ijosi. Bibiliya yavuze ngo yadukije umujinya w'Imana. Umuntu akizwa umujinya w'Imana, ntabwo umuntu akizwa ngo hari ukuntu ijambo ryanyanyagijwe rikoreshwa nabi, ko umuntu ukora neza bavuga ngo agira kamere. None abantu bakabizana mu buryo bworoshye kandi burakomeye, ngo agira kamere y'ubusinzira, ngo agira kamere y'umujinya. Ibyo ni ibimenyetso by'ikindi kibazo, twarabyize. Ni ibimenyetso by'uko umuntu ubwo Adamu yagwaga mu cyaha avukana kamere yo kubyara ibibi. Kamere rero ni ubundi birivuga natural man, umuntu utarigeze uvangirwa, mbese umuntu w'umwimerere utarigeze avangirwa na Mwuka Wera ngo amwinjiremo amuturemo. Mva rero ko birivuga igice cya 10 cy'Abaroma iravuga ngo mu wa 16 ngo nk'uko byanditswe ngo mbese uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane, icyakora bumviye ubutumwa bwiza si bose, kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu. Abumviye, uruvuga ngo ubutumwa bwiza bubaye noneho itegeko. Nibyo Paulo yandikaga mu Byakozwe n'umwa 17 asoza, aravuga ngo uburere Imana itegeka umuntu wese ari hose kwihana. Ni itegeko ry'Imana kwihana, ni itegeko ry'Imana kwakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu nyine birivuga ko abatabwakira bazahanwa igihano kibakwiriye. Muvandimwe rero unega amatwi, ukaba utazi neza ko uri uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana biturutse ko wizeye kumvira kwa Kristo kukakubarwaho, utazi neza ko kuri wowe mu mutima wawe, mu musokoro, muri roho yawe ijuru ridakorerwa, ukaba utekereza ko uzajya mu ijuru kubera imirimo myiza yawe, uri ikivume, utandukanyijwe na Kristo, uzajya ikuzimu.
mukurikiye ububwira Imana ibyo twavuga gusuzugura kubera ko Imana nyine gucokozanya n'Imana gushogoza ni ukuyishogoza ukavuga ngo genda Mana watanze Kristo se njye sinari nshoboye kumvira amategeko n'ubundi njye sinzabyiringira ibyo byawe nzakomeza nikurikira amategeko yanjye. Kandi ikibazo cya Bibiliya aho gikomereye ubundi uyisobanukiwe wahamuka. Bibiliya iyo ikubwiye ikibazo cyacu nk'umuntu ivuga ko ku bwa kavukire yacu Imana twavutse dufite umujinya wayo ku ijosi ryayo, n'amadini yose arabizi. Nese mutekereza ko Katolika ibatiza umwana ngo kugira ngo imukore icyaha cy'inkomoko? Niwumva ko ibihamya ko hari icyaha cy'inkomoko kuri buri muntu? So bavandimwe rero nagira ngo utege amatwi. Wa muntu nibura ukaba uri umumama ugenda ufite umwenda uziritse mu mutwe kubera idini utahamo wikwiza rwose, ariko ukaba utazi neza uburyo umuntu agirwa uwera n'umuziranenge atabikoreye nk'uko Abaroma 4:6 babivuga, uri umwanzi wa Kristo kandi uzajya ikuzimu. Ubu noneho upfuye wajya ikuzimu. Wa muntu uramutse uraha ukaba uvuga uti njyewe naririze ndi isugi ndetse nzatwarwa n'umugabo w'imfura ukunda iby'Imana usirimba cyane kandi ufite imodoka, ufite uruhara se kubera ko ashaje yo baba ari abakire, niko mu muco w'inaha bizwi. Nyine ukaba usuzugura abasore mwigana wenda uti aba ntawankuraho njyewe reka njyewe ndeba abantu bakuru. Ufite nyine ubwo bwibone, sivuze ngo ugende nyine urebe ubwo busore butari abagabo. Ibyo ntibivuze ko uwo uzajya mu ijuru, upfuye wajya ikuzimu. Kandi bavandimwe ibi bintu bituzengurutse murabibona ko buri gihe Imana igenda isoroma abo yitwara ibashyajyanye mu rukiko n'abitwara bagiye mu bwami bw'Imana. Abantu bose rwose bazagera ku Mana, ariko bamwe nk'uko abavandimwe babitubwiye bazagerayo nk'abajura bafatiwe mu cyaha bajyanywe na RIB, abandi bagereyo nk'abana batashye mu rugo. Buri umucamanza iyo umwana we amubonye atashye agenda yiruka amusanga. Kubera iki? Kubera akazi ko umutima w'uyu mugabo ufite ubugwaneza kuri uyu mwana kuko amukunze. Ariko umujura cyangwa yamubonye aravuga ati uyu munsi sinzi ko riri burireme. Bavandimwe rero uko waba uri kose, ese uri umusore wiyubashye ukora siporo witonze utajya ujya mu biyoga uhembwa rwose ugenda uhumura aho uciye hose bakumva impumuro yawe bakaba bazi ibyo witera, ibyo ufite n'udukoma ku maboko nyine uri up to date kabisa. Ibyo ntibivuze ngo ukunda abantu cyangwa se ufasha ababyeyi bawe n'abakene, ntibivuze ko uzajya mu ijuru. Ntibivuze ko ijuru rizagibwamo n'abantu bamenye ko ari bo babi mu b'imbere, nk'uko Paul yabyanditse muri Timoteyo 1:15 ngo ni wowe ugomba kuba wiyumva bidasubirwaho. Buri muntu wese ubundi twese tuzanganya umwanya wo mu ishuri kuko navuga ngo wa mbere wa kabiri, buri muntu wese ukizwa aba yageze ku mwanya wa mbere mu ishuri ry'abanyabyaha. Nuko wize hanyuma ugahindukira Kristo ukizera udashidikanya ko kumvira ko ariko Imana izakubaraho ukabarwa gucyanuka kwe, ko ijuru ridakorerwa, ko abazajya mu ijuru atari abakoze, abazajya mu ijuru abitekereza nk'aho amaguru yabo n'amaboko yabo ateyemo imisumari ntacyo bakorera umwami, bagahabwa ubugingo buhoraho. Wowe rero uvuga ko wizeye koko, Bibiliya igaragaza ko izabikwereka ari uburyo uyirimbanira mu mutima. Nyine urabona amazi y'isoko ushyizeho ikintu ukayapfuka ukarekura ahita asimbuka, cyangwa itiyo hari amazi ava ukayifata akanya ukaza kuyirekura amazi ahita asimbuka. Nuko umutima wacu ukwiye kuba abizeye, ushishikarira kumukorera, ushishikariye kumuhesha icyubahiro, ushishikariye ko abera bamumenya kurushaho. Abera nyine isi igenda ibabihira dukumbura ijuru, dukumbura kuzabana nawe. Nuko twize muvandimwe, va mu byo bakubwira ngo ngende uwera, ngo nuwera runaka, ngo uwera runaka akunda kudufasha mu bukwe, ngo uwera runaka ari kwiza. Ariko ibyo ni bimwe, ariko hari n'ikindi. Ibyo byose n'umuntu yabikora adakunze umwami. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo imirimo yacu izajya mu rubanza igeragezwa kuri no 2:3:11, imwe ishye abizeye, indi nishye, hanyuma tujye mu ijuru twese kuko twizeye. N'uw'imirimo izashya azajyanwa mu ijuru ariko nk'ukuye mu muriro. Kubera iki? Kubera ko Imana irashaka ko bishibuka mu mutima ukunze Kristo,
uwo wabikoranye mu mutima ari ubishibuka atari abamureba atari abamushima, uwo nyine imirimo ye n'izashya. Bavandimwe, twisuzume turebe koko uyu mwami tumukunda, koko uyu mwami ari we gitsikamutima, koko kuba mufite numva ko ibindi bitabonetse. Nyine nk'ubu nahoze nganira n'umuntu tuzabana, mubaza njye ndavuga nti tutabonye abana ntitubyare, Imana yashimwa. Kandi atari ukuvuga ngo twabuze uko tujyana kundi ngo umuntu ngo akugire imbabazi, ahubwo Imana yabitwongereye uburyo bwo kuyikorera cyane. Mu gihe rero baduhaye nanone kuyikora noneho byahindura isura, bikaba ari ukwita kuri ba bana ndetse no kuvuga ubutumwa bwiza, ariko umwanya bakawugabana n'uyu murimo wa ministry. Rero bavandimwe, ndagira ngo ibyo bibazo tujye tubyibaza, twicekinge turebe inyuma, ariko se reka nibaza ubundi si Imana idashingiye ko nshaka, nabanyuzwe nyine nasaba Imana ikamba kunyurwa ko Kristo nyine yambereye byose muri byose. Tukigenzura dutyo, bikigaragariza mu kuntu tumushakisha, mu kuntu dusoma ijambo rye, mu kuntu nyine tutanyurwa. Umugabo umwe yigeze kuvuga ngo kimwe mu kikubwira ko ushobora kuba uri uw'isi ngo ni ukuntu utabuzwa amahoro n'ukuntu isi imeze none, ahubwo nawe uri mu kiyaga, mu kivu gitembana abandi. Bavandimwe, twisuzume, umwami akomeze kudufasha, kandi iyi mesaje ayifata ayitereke ku mutima, ku musokoro, ku buryo nyine tuvuga igihe kimwe nize ukuri, Imana iragukoresha mu mutima wanjye. Murakoze.